kera ntari umwangirizi mu mutima rwishwa maze murano w'Imana anyigisha ibya Yesu maze murano w'Imana anyigisha ibya Yesu uko umuntu yakizwa urubanza rw'ibyaha akabyarwa ubwa kabiri kubw'urupfu rwa Yesu akabyarwa ubwa kabiri kubw'urupfu rwa Yesu ibyo maze kubyumva sindwa n'urubanza ubwo nizeye urukunda nkunda hanyuma randokora nizeye urukunda nkunda hanyuma randokora Yesu nawe magukiza abantu nitugasubire mu ngeso mbi ngo tuzabane nawe mu ijuru Yesu azagaruka tujyaniwe tugumane nawe iminsi yose kuko yabisezeranye natwe azaza ntazatinda kuko yabisezeranye